Ese ngo ni gute wakoresha iyitwa control panel? Iyi ngiyi control panel igaragara kuri desktop ariko ushobora no kuza hano ukandikamo ngo muri search ukandikamo control panel ukayifungura. Control panel rero ikorerwamo ibintu byinshi nk'uko izina ryayo ribivuga ni control panel. Icya mbere ushobora gukoreramo ni ibijyanye na system and security. Bavuga ngo aha ngaha muri system and security ushobora kubonamo ibintu byinshi, security na maintenance ya computer yawe, system hano ushobora kuhakanda ukaba wabona computer yawe imeze ite, ni ibiki bigize system yayo, urugero nk'aha ngaha urabona ko bahita baguha computer yawe ibiyigize byose. Storage ifite gigabyte 832, ifite graphic card ya giga ebyiri, ifite RAM ya giga 8, processor yayo ni generasiyo ya 11 ya Intel Core TM i7 ifite izi gigahertz 2.80. Ushobora guhindura izina rya computer yawe unyuze aha ngaha hanze rename this PC, urabona iyo ukanze ushobora kwandikamo izina rishyashya hanyuma ukanda kuri next ukabyemeza. Hano urabona nanone baracyagaragaza specification za computer yawe. Hano bakagaragaza specification za operating system biri muri computer yawe. Nawe urabona ko dufitemo iyitwa Windows 11 Enterprise N yashyizwemo izi tariki, iyi ikaba ariyo verisiyo yayo. Nanone unyuze muri control panel ushobora kuza ukaba wahindura isaha, ukaba hano handitse clock and region. Iyo wakanze ushobora gusetinga the date and time, change time zone cyangwa se ugashyiraho izindi. Waza hano kuri regio ugahindura change date time. Urugero iyo mpakanze nashobora kuza hano nkahindura uburyo iyi saha cyangwa se itariki ryanjye bigaragara. Nk'ubu urabona hano harimo ko habanza umunsi day, ukwezi month, year. Ushobora kubihindura ukaba noneho wabigira nk'uku nguku, hakabanza day ariko igizwe n'inyuguti imwe, amezi agizwe n'ijambo. Urugero mbikoze nk'aha urabona nkagira apply, hano urabona ko bihindutse. Itegereze neza, hano handitse 27 August mu nyuguti 2013. Ninza ngahindura aha ngaha nkahitamo ibi nkagira apply, urabona ko bigaruka kwa kundi byahoze byanditse kare. Ibyo wabikora no kuri long date no kuri short time no kuri, urugero kuri short time hano urabona ko baduha iyi shuwa imwe. Ariko ibyo byose biterwa na format wahisemo. Iyo wahisemo ino format yo mu Rwanda byose birahinduka. Ushobora guhitamo indi format y'ahandi bakaguha ibinyuranye n'ibi ngibi wahisemo. Hanyuma ikintu cyose ucenjinze uba ugomba kucyemeza ukanda kuri apply cyangwa kuri OK. Iyo ntacyo wemeje ukanda kuri cancel. Hano ushobora gusetinga time, uvuga ngo urashaka gushyira isaha yawe ku gihe. Hano change, ukanda kuri change date and time. Wakandaho hano urabona ko haza calendrier, ukaba wahitamo itariki ushaka, ukaba wahitamo n'iminota n'isaha wifuza gushyiraho computer yawe, warangiza ukabyemeza ukanda kuri OK. Nanone ukongera ukemeza. Ikindi ushobora gucenjinga niyo twita time zone. Murabizi ko nk'ubu urabona ko twe turi muri time zone ya Harare Pretoria, ni ukuvuga ngo ni amasaha abiri nyuma ya GMT. Hano rero ukanze kuri change time zone, iyo uje ugakanda aha uba ushobora guhitamo. Urabona ko harimo ibihugu byinshi, za Tripoli, za Baghdad, amasaha akagenda anyurana bitewe n'ibyo bita amafizore. Iyo ubirangije urabyemeza ukanda kuri OK. Ikindi ushobora gushyiraho nk'isaha yawe muri computer yawe ugashyiraho amasaha abiri.
urugero ibi bikunda kuba ku bantu bimukiye mu mahanga, n'isaha yabo ikaba inyuranye n'iy'aho baturutse, ugashyiraho amasaha abiri kugira ngo ujye umenya abo wasize hahandi waturutse isaha bariho, ugashyiraho clock 1 ukayisetinga n'aho uri, ugashyiraho na clock 2 ukayisetinga n'aho uri, hanyuma zose zikaba zikora ziri ku gihe ariko zivuga amasaha y'ahantu habiri hatandukanye. Ikindi kintu ushobora gukora unyuze muri control panel ni ukuba wahindurira computer yawe uko yitwa cyangwa se ugayiha password. Unyuze hano kuri user account ukahakanda, ushobora gucenjinga account ukaba wakuramo umuyuza cyangwa se ukaba wamuha password. Nk'ubu urabona ko hano ushobora gukanda kuri change your account name, wenda ikaba yitwaga user ukayita wenda Eric cyangwa Angelique, uko hanyuma ugakanda kuri change name, cyangwa se ukaza ukaba wamanaginga iyi account ku buryo wayikiriyetingira nka password. Ukanze aha ngaha ushobora kunyura hano twahereye kuri user account, tuje aha ngaha handitse ngo manage another account, ugakandaho ugasanga ya account yawe niyo irimo, ukayikirikaho, wamara kuyikirikaho inshuro ebyiri ukaba wacenjinga the account name cyangwa se ugakiriyetinga password. Hano niho h'ingenzi cyane igihe ushaka ko imashini yawe nta muntu uzajya yinjiramo adahawe password, ukanda hariya handitse kuri create password, ukaza ukandika password yawe wifuza. Hano ntabwo iba igaragara, uko uyandika ntigaragara, bakagusaba kuyisubiramo, bamara kuyisubiramo ukaza hano bakagusaba icyo bita password hint, ni ukuvuga ni ikintu kizakwibutsa password yawe ku buryo wazajya uramutse uyibagiwe cyayikwibutsa, then ugahita ukirikaho hano handitse kuri create password, password yawe ikaba igiyemo, wajya ujya gufungura kwatsa mashini yawe ikagusaba password. Ikindi kintu ushobora gukora unyuze muri control panel ni ukuba tuvuge wakonegise printer urashaka kuyongeraho kugira ngo ijye ikorana na mashini yawe, unyura hano muri hardware ukanyura hano handitse ngo view devices and printers, ukahakanda, hanyuma hano ukaza ukagera kuri add device. Iyo ugiye kuri add device uba ushobora guhitamo ubwoko bwa device wadiga, urugero ni hano kuri printer and scanners. Iyo ukanze kuri printer and scanners ugakanda hano kuri add device, baguha printer acometse kuri iyo computer yawe, hanyuma wabona izina ryayo ugakandaho ukongera ukayaguzaho, bityo computer yawe ikabasha gukorana n'iyo printer. Ikindi ni uko ushobora kongeraho, urugero kuyihuza na bluetooth, kuyihuza na televiziyo yawe unyuze muri bluetooth cyangwa muri wireless, kongeramo device wifuza. Ikindi kintu ushobora gukora unyuze muri control panel ni ukuba wagira porogaramu udezinsitara cyangwa se ukura mu nzozi. Unyura kuri control panel ukaza ahanditse ngo uninstall program, ukareba urutonde rw'amaporogaramu yose yensitaye muri ino mashini ruba rugaragara. Iyo wifuza kuba wakuramo ukaza ukayikandaho, ugahita ukanda hano hantu handitse ngo uninstall, ugahita utangira process yo kuyikuramo, ukemeza yes ko wifuza kuyikuramo, bakakubaza basoma ibyo bakubaza, then ugakanda kuri remove iyo porogaramu wifuza gukora muri computer yawe ukayikuramo ikavamo. Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha dukomeza dukora ibintu mu buryo butandukanye.